nubwo nava kuri kamera nonaha mukajya kwishingura, nubwo nava nona mukumva inkuru yo kubika ANICET simpfuye, ndiho muri Kristo Yesu, mu bitaboneka turiho, tuzimana ingoma na Kristo, tuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Wireba ko ubuzima burangiriye hano. Umurozi na shebuja Satani tumubanyeho, ngo barakuziritse, ngo umwenda w'imbere batwaye akoroshye, kenda kimbere ako gatoya ntikanareshya ni pantaro, ntikareshya ni ako karoroshye, ngo batwaye ifoto. Ntabwo ari uko twebwe tuzasa, dufite ubundi bwiza. Ibyo utarabona ntibisobanuye ko Imana yananiwe gukora. Kuba urwaye ntibivuze ngo Imana yananiwe gukiza. Kuba abantu barapfuye ntibisobanuye ngo Imana ntishoboye kuzura. Imana ishobora byose, mu byo ishoboye no kukureka birimo. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Ni mwene so ANICET niyo mugabo ku Mukanguzi TV. Turabashimiye kubwo kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi tubashimiye ko mujya mutugaragariza ko muri kumwe natwe muri komenti. Yesu abaha umugisha. Reka dusengane Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'urukundo kandi Imana y'ukuri, Imana itugirira neza uko bwije nuko bukeye, Imana idutungisha ubuntu n'imbabazi zayo, turagushimiye. Waduhaye Kristo Yesu kugira ngo abamwizera ujye twibonamo, turebere muri Kristo. None uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, n'uyu mwene data, tugiye kuganira ijambo ryawe n'uyu mushiki wacu. Reka ijambo ryawe ribonekemo byose, habonekemo umuti wo gukiza indwara, habonekemo umuti wo gutanga ihumure, habonekemo umuti wo kurema uturema bugingo, kugira ngo buri muntu wese abe yuzuye igihe cyo kuvuga ku ijwi ry'impanda, azumve azamuranwe n'abera bose. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, igice cya mbere umurongo waho wa 20. Haravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Hanyuma twahindura tukareba n'urwandiko yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri yandikiye itorero ry'Ikorinto. Haravuze ku gice cya 4 umurongo wa 18, haravuze ngo natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Numva nabigomba n'ubundi tugasoreza mu gice cya mbere cy'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorosayi, umurongo waho wa 16. Igice cya mbere Abakorosayi, umurongo waho wa 16. Haravuze ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Dushimiye Imana ku bwanyu, dushimiye Imana ku bw'imirimo ikomeje gukora, buryo Imana ikomeje kuturinda, buryo Imana ikomeje kubaka ubugingo bwacu. Imana ibishimirwe, icyubahiro ni cy'Imana. Nshaka ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana, ariko tukari insanganyamatsiko ivuga ngo ibitaboneka by'Imana. Pawulo yandikiye aba bantu benshi batandukanye, hanyuma kandi sibo gusa, byanditswe bireho gufasha twese. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Shaka rero ngo ibi byanditswe tubikuremo insanganyamatsiko, tuganire kureba ku bitaboneka by'Imana. Aha harimo urujijo, kuko umuntu ufite amaso y'umubiri wagiriwe ubuntu bwo kubabona areba, hari ibyo agomba kuba areba. Ariko noneho Pawulo aravuze ngo twebwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka. Noneho ibi bitaboneka bigaragaye gute kandi bitaboneka? Biravuze ngo umuntu bireba yimuka mu isi ibigaragara birimo,
akajya mu isi y'ibitaboneka by'Imana. Mu isi y'ibitaboneka by'Imana ni muri Kristo Yesu, ni mu kwizera, aho umuntu agera akamenya imigambi y'Imana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ntabwo namenya icyamfasha, aravuga ngo ariko nzi kimwe cyo, nzi yuko Yesu ambera ubuhungiro. Akomeza avuga amagambo menshi, aravuga ngo nzi yuko ankunda ubudasiba, nzi yuko andi imbere agenda bitunganya. Imana ishimwe. Reka mbabwire ko mu bitaboneka by'Imana niho Imana ibika amasezerano. Mu bitaboneka by'Imana niho Imana ihisha ubugingo bw'abayizera. Mu bitaboneka by'Imana niho Imana ibika niho yabitse itorero. Mu bitaboneka by'Imana niho Imana ibika imbaraga z'abanyantege nkeya, ikahabika ubuzima bw'abadafite ishusho yo kubaho, kandi bakabaho badafite ishusho yo kubaho. Imana ishimwe. Nsubije amaso inyuma ngisoma iri jambo ry'Imana, nibuka umugabo witwa Namani wo mu ngabo z'Abasiriya. Yari umugaba w'ingabo za Siriya. Igihe kimwe anyaga ngo agakobwa i Samariya. Amaze kukanyaga agatwara iwabo, kagezeyo kabona umugabo arwaye ibibembe, karamubwira ngo ariko iwacu hari umuntu w'Imana. Namani akimara kumva aya makuru yibaza uko yajyayo, abwira umwami ko agomba kujya kwivuza. Umwami wa Siriya amwemerera kujya kwivuza. Arangije aramubwira ati rwose genda wivuze. Bandikira umwami wa Isiraheli urwandiko ko mu bigaragara bo bumvaga imbaraga aho zizaturuka. Umwami wa Isiraheli akirubona aravuga ati nukugira ngo anyendereza nyiyenjejeho, bashaka kongera kuntera. Hanyuma ngo umuhanuzi Elisa aza kubyumva, byumva ko umwami yashishimuye imyambaro, aramubwira ngo niki cyaguteye ubwoba, bwira uwo mugabo ansanga inaha. Elisa ntiyanabyuka, atuma Gihazi umugaragu we, aramubwira ngo mubwire yibire muri Yorodani. Namani ararakara, aramubwira ngo iwacu hari inzuzi Abana na Fapa, nagombaga kubyibiramo nkabyihindurizamo, nagombaga kubyivurugutamo, cyane ko n'uru ruzi rutemba ruturuka iwacu, nari kwibiramo nkiri ruguru ntaramanuka ngo nzi. Icyo nshaka kuvuga ni iki: Yorodani iraturuka iwabo, amazi iwabo arahari, hariyo Abana na Fapa, ariko hari ibitaboneka by'Imana bihashyizwe n'ijambo umuhanuzi yatuye kuri Yorodani. Kuko ubusanzwe Yorodani nta mutubamo, ahubwo umuturi mu ijambo umuhanuzi avuze kuri Yorodani. We rero mu bigaragara yari afite amaranka, afite icyubahiro, ategeka, ariko afite ikibembe. Mu bigaragara yari afite ikibembe. Noneho mu bitaboneka by'Imana agakobwa kakaja banyaze, kaje gukoreshwa uburetwa, kamurangira umuti, bamuzanye bazi ko bagiye kumukoroniza. Ariko mu biboneka by'Imana, mu bitagaragara byayo, yari umuti kuri Namani. Ariko Namani yamubonaga nk'umukoroni, nk'umuntu agiye gukoresha uburetwa. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, iteka ryose buri muntu ahava akagera agira ikibazo, kandi twemerane ko ikibazo buri muntu wese afite kiramusumba. Kitagusumba wagikemura kikavaho. Impamvu uba urira, ubabaye, ufite agahinda, ufite ikibazo, ariko reka nkubwire kiri mu isi y'ibigaragara. Mu isi y'ibifatika ushobora kureba ubuzima urimo none ukabona urupfu, wareba indwara ufite none ukabona urupfu. Mu isi y'ibigaragara Lazaro yari intumbi, yararyamye rwose arambaraye aho ngaho, baramuhambye amaze iminsi 4 mu gituro, ari aho ari intumbe. Ariko mu isi y'ibitaboneka by'Imana hari ahandi Lazaro yari ari, ku buryo Yesu amuhamagara kumva. Shaka ngo tubanze tuvuge mu isi y'ibiboneka by'Imana, noneho ari naho mu bitagaragara byayo, kuko uyu mwanya icyamaso yacu areba none gitandukanye n'umugambi Imana igufiteho. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ifite umugambi uruta iminsi uri kunyuramo. Imana ifite umugambi uruta ibihurimo. Imana ifite umugambi uruta situation. Iyi situation urimo ntabwo ingana n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ahubwo imbaraga ziri gutuma ucogora nizuko warebeye mu isi y'ibiboneka, mu isi y'ibigaragara. Kuko mu isi y'ibigaragara ntufite imbaraga zakurwanirira, n'ukuri ntazihari. Mu isi y'ibigaragara amafaranga ntacyo akora, urapfa ukajyana nayo. Mu isi y'ibifatika kuvuga rikijyana n'ibyo. Benshi bagukomera amashyi mu gitondo bakakuvugiriza impundu nimugoroba, ariko mu gitondo cy'ubukurikiye abari impunda, hari impundu hakajya induru. Ariko ndagira ngo mbakangure bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, mwongere mwe kureba kubifatika. Ndagira ngo mbabwire ku rugero rw'abahanga bo mu isi bagerageza kwizera no guhishurirwa Imana, bayirebera mu byo yaremye.
hanyuma ku rugero rw'abanyamwuka Imana igaragarira mu gukiranuka kwayo, hanyuma ku rugero rw'abantu abanyantege nke abo mu kwizera Imana bayibonera mu bitangaza. Ndagira ngo mbabwire ko igitangaza gishobora kuza gisa n'igiturutse ahandi kidaturutse ku Mana, kuko Bibiliya irabivuga. Pawulo abwira Abatesalonike yarababwiye ngo niba bishoboka bazakora ibitangaza ngo kuko bafite ubuhenzi bwose, ngo bazamanura n'umuriro umanuke uve mu ijuru ugwe hasi. Ibyo ni ibitangaza abantu bakora, Satani yabikora yagenza gute? Kuko ibigaragara iyo umuntu yabyubatseho asenyuka vuba. Iyo umuntu yubatse ku bigaragara asenyuka vuba. Ndagira ngo mbabwire ikintu ufite kigaragara uri kubona, itangiriro ry'ikintu gishyashya umunsi cyabayeho cyaremwe gishirirwaho, bashyiraho itariki kizaba expired. Niba hari itariki kizateraho agaciro, birasobanuye ngo kubaho kwacyo bitangiye kugenda bikimaraho ubuzima uburambe bwacyo butangiye gushira. Ndabisobanura gute? Umuntu mu gihe cyo kubaho kwe ntabwo akura yongera iminsi, akura agenda agabanya iminsi azamara ku isi. Umuntu akura ukuntu, nimba ivuga nimunyumve nabi, muzarebe sopu isabune yo gufura, iyo uyifurisha ntigenda ikura yiyongera, igenda ikura ivaho. N'umuntu mu mibereho ye kuko agaragara, ibigaragara n'iby'igihe gitoya. Imodokari waguze ari nshya uyu munsi igeze he? Mwambaro wambaraga ari mushyashya uyu munsi usute. Inzu wabayemo ukiyitaha uyu munsi irasite. Basaba ivugurura rya buri gihe. Ibigaragara n'iby'igihe gitoya. Nshuti y'umusaraba, mafaranga ufite ya none, hirya y'umuntu habundi, hirya y'umuntu hari undi. Mbaraga ufite none, hejuru y'imbaraga haba izindi. Yesu abahe umugisha bere b'Imana. Mana idufashe twe kureba kubiboneka. Ndagira ngo ngaruke spirituellement, ariko narahajya mwihangane. Abwiye Abaroma ijambo nkunda, arababwiye ngo ibitaboneka by'Imana nibwo bubasha, nibwo bushobozi bw'imbaraga z'Uwiteka. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo icyubahisha Uwiteka nuko akinga ibintu, ngo ariko abami be bakanezezwa no kubigenzura. Iyo yakinze abana Penina akwishima hejuru, ariko ntabazi ko Samweli azaza mu bitaboneka by'Imana. Hariyo Samweli mu bigaragara, mu by'amaso areba, Penina arahetse, ariko mu bitaboneka na Hana buryo yagiraga umwana. Imana ishimwe. Ibitaboneka by'Imana nibwo bubasha bw'imbaraga z'Uwiteka. Mu bitaboneka by'Imana ndatangaye. Lazaro wapfuye, mushiki babwiye Yesu ngo yuba hano. Ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye. Aramubwira ngo ninjye kuzuka, nyizera naho yarapfuye, yaba yarapfuye azongera kubaho. Aramubwira ngo ndabizi ko azazuka ku munsi abandi bazazukiraho, azazuka ku munsi w'umuzuko. Yesu abazwa nuko atizeye, ariko ageze ku gituro aramuhamagara. Niki gitumye Yesu ahamagara Lazaro? Yesu azi ndisi iri muri Lazaro, azahandi Lazaro ari. Hari igihe ureba ukabona ibintu birapfuye, ariko mu isi y'ibitaboneka by'Imana hari ibizima biriyo, wowe wita ibipfuye mu isi y'ibigaragara. Lazaro yari ariho ari muzima mu isi bitaboneka by'Imana. Aravuga ngo Lazaro we sohoka. Asohoka mu isi bitagaragara, yinjira mu mubiri uboneka, arangije asohoka imbere y'abantu barebesha amaso y'umubiri. Mu isi y'ibiboneka by'Imana, imbere ya Shadraka, Meshake na Abednego, mu isi y'ibiboneka, mu isi y'ibigaragara, bararebye babona itanura ry'umuriro ugurumana. Ariko mu bitaboneka by'Imana umuriro ntiwari uhari, ntawari uriyo. Hari ibintu biriho mu isi imbere y'Uwiteka bitarigeze bibaho, imbere y'amaso y'Imana bitarigeze bibaho. Hari igihe umuntu yicara akubaka ku kinyoma, agakomera, akaganza intebe, Imana yakureba ikakubona ko utigeze ukomera na rimwe. Kuko iteka ryose iyo umuntu yishyira hejuru, iyo umuntu yizamura, muzarebe ku munzani, abacuruzi cyangwa abizi imibare, ku munzani hazamuka icyoroshye, ikiremereye kiramanuka. Mu isi bitagaragara by'Uwiteka, umuntu uriyo wese acishwa bugufi mu isi y'ibiboneka by'abantu. Abwiye ijambo Abakorinto
avuze ijambo muri Korinto, aravuze ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ibi bitaboneka, nshuti z'umusaraba, hari igihe Yobu yasenze, arangije arahindukira abwira Imana ngo ndagushakira iburyo, ndakabakaba iburyo ntuhari, ibumoso ntuhari, inyuma n'imbere sinkubona. Yobu ndamukunda, yari umuturage wo mu gihugu cya Turikiya, Bibiliya yita Usi cyangwa Ashuri. Babyize muri histoire mu mateka cyitwa Asiriya. Iyo Asiriya niyo Ashuri, niyo Takiya, none niho Laodikiya, niho havaga umugezi wamenaga amazi muri Efeso. Yobu yarasenze abwira Imana ngo imbere ntuhari, ndagushakira imbere sinkubone, najya iburyo sinkureba, ibumoso sinkubona, inyuma ntuhari. Ariko aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ararahira aravuga ngo nshobora kuba Imana none, ariko amaso yanjye azayireba nambaye undi mubiri. Yarazi ko hari ahandi hantu umuntu agera akabona Imana mu isi bitagaragara, Imana itabonetse. Ndagira ngo nihute nshuti z'umusaraba, kuva wasenga, kuva wakizwa ntiwakabona Imana. Nababwiye ko hari abantu batizera, bizerera Imana mu mirimo. Icyo ni icyiciro nacyo gikangura umuntu, bigatuma umuntu yizera imirimo y'Imana, ikakwizeza ko Imana ihari. Imana ishimwe ko hari imirimo igikangura abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iby'Imana yakoze ntabwo bishushanya imbaraga Imana ifite. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu rukundo rwayo, zigaragarira mu gukiranuka. Imbaraga z'Imana si muri iyo mirimo. Iyo mirimo Imana yagukoreye kwari ukugira ngo ikwereke ko mu nzira urimo wagendanye nayo, ariko saha imbaraga z'Imana zigarukira. Reba no mu bitaboneka byayo. Mwana w'umukobwa waririmbye 125 yaravuze ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Ariko ureba urukundo na nyuma y'ubuzima bwe mu bitaboneka. Mana ishimwe. Dushimiye Imana ko yakwicaje muri biro nziza. Dushimiye Imana ko yaguhaye imodoka rugendamo. Dushimiye Imana ko yaguhaye inzu. Dushimiye Imana ko yaguhaye urugo. Dushimiye Imana ko wize ukarangiza. Dushimiye Imana ko uriho utarize. Dushimiye Imana ko ubayeho utagira inzu ariko ufite aho urara. Dushimiye Imana ko ubaho kandi nta kazi urabona. Imana ishimwe muri byose, kuko Imana yakora itakora niyo gushimwa. Urukundo rw'Imana warumenya utarumenya. Imana ni inyarukundo. Nshuti z'umusaraba, icyo nshaka kubabwira ni iki: dushimiye Imana kubw'ibyo byose, ariko ntabwo bigarukiraho. Hari uruhande rw'ibitaboneka by'Imana. Imana ishimwe. Yesaya yamaze imyaka ari umuhanga, ari umugabo w'umwanditsi ukomeye muri Isiraheli ku ngoma y'umwami Uziya, ariko yari ataramenya ko hari indi ntebe isumba y'umwami Uziya. Igihe Uziya yatanzemo ngo yabonye umwami Imana. Imana ishimwe. Ikwihushura amaso yawe, aweze urebe mu bitagaragara by'Imana, ubona imbaraga z'Uwiteka. Nibutse umugore witwa Hagari, umugore wa Aburahamu, ishoreke yo kwa Aburahamu. Igihe kimwe Hagari yavuye kwa Aburahamu, Aburahamu apfunyikiye Ishimayeli imvumba y'amazi n'ibiryo bitamurengeje uduhinga tungahe, bitamurengeje imisozi ngahe. Igihe kiragera, amazi ashize mu mvumba, inzara yishe Ishimayeli. Hagari aramureba aravuga ngo ntabwo nshaka ko umwana apfa turebana. Aravuga ngo ntabwo nshaka ko umwana apfa turebana. Aramuhunga ngo ajya kure aritarura. Ararira araboroga. Marayika w'Imana aramanuka aramuga ngo niki gitumye usakuza Hagari? Subira inyuma ugende urebe, haririra imbere y'umwana. Ntabwira inyuma Hagari yaribonye, na Ishimayeli ntiyaribonaga, ariko Imana yarari hafukuye. Mu bigaragara nta riba ryari rihari. Nagira ngo nkubwire ko mu bigaragara warebye bikeya, nshuti z'umusaraba. Imana ifite ubuzima hirya y'ubwo burwayi. Imana ifite umunezero mu rugo hirya y'ishora kiri kurugusenyera. Imana ifite ibintu bera b'Imana. Imana irenze ibyo dutekereza, sinzi uburyo nayivugamo. Kinguka umutima uhamye uvuge ngo ngomba kureba mu ruhande rw'ibitaboneka by'Imana. Urwo ruhande rurahari. Urwo ruhande rurahari. Hagari yararisa araboroga, ariko yaza kumenya ko hari iriba ntiyajyaga kuvuza induru. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo genda uvome umwana amazi arashira umwuma.
Imana ihimbazwe. Mu bigaragara Stefano baramufashe bamukubita amabuye, bamutera amabuye, ariko mu bitaboneka by'Imana we yarebye yabona irembo riri gukinguka. Mu biboneka umujura iburyo bwa Kristo aramurebye abona Yesu agarukanye n'itorero avuga ngo uzaza uzanyibuke. Ariko mu biboneka by'isi umujura w'uyu munsi aravuga ngo ikize natwe dukize. Hari abantu bataramenya uruhande rw'agakiza k'Uwiteka, barebye mu bigaragara by'isi. Inshuti z'umusaraba, hari igihe ureba Imana ugasa naho idahari ukayibura. Yobu yarayirebye ayibuza, aravuga ngo ubwo nkubuze wowe ushobora kubundeba, hari ahantu twajyaga duhurira. Aravuga ngo ni mu gukiranuka kwawe none nzahaguma, sinzikuraho gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Arahagarara aravuga ngo nuza wowe uzahansange. Ngewe nshobora kugushaka sinkubone, ariko wowe nuza basi uzambone. Muririmbye yararimbye ngo uzambonere kure. Ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyaneyo. Imana ishimwe. Mu bitaboneka by'Imana ndumva nasenga nkabwira Imana ngo igukore ku maso. Niki gituma isi yaguteye ubwoba? Iyo isi igiye kurwanya abera mu masezerano yacu, ifata ibihe byashize, igafata amateka yawe, igafata aho wagize imbaraga ikahakuramo, ikakwereka aho wagiye utsindwa ikahakumurikira. Iyo isi iri kukurwanya mu masezerano yawe, ifata abantu bagiye banyura imbere yawe bakomeye bagasoza batsinzwe. Iyo isi iri kurwanya amasezerano yawe, ifata nivo yawe nonaha ikakwereka intumbero y'isi, yarangiza ikakubwira ko 2030 uzaba utagifite imbaraga. Ikakwereka ko 2050 ntacyo uzaba waragezeho. Ariko hamwe nkwereke niki gituma utinye, niki gituma ucogoye ejo hazaza haguteye ubwoba. Subira inyuma fizikoma, ejo hazaza ntihabaho, habaho ejo hashize. Ejo hashize niho tureberaho amateka tukubakaho turi none, duteguraho tuzagejo hazaza. Ejo hazaza tuhategura dusuye igihe cyashize, tukahategura twubatse igihe turimo. Hanyuma iyo dusuye igihe cyashize tukareba mu ruhande rw'intege nkeya zacu, none dutakaza ibyiringiro tukabura fondasiyo, bigatuma ejo hazaza tutahabona. Isi imaze kugufatira muri iyo destiny, iragufatika kunigisha amateka yawe, ikakwicisha ubuzima urimo, iragufatika kwicisha ibigusenya, iragufatika gusenyesha ibyo wari kubaka, wowe ubwawe amateka yawe akagaruka kugukubita akagusenya. Witwaga Makiri mwene Miyeri Irodebari, bamutumyeho arangiza ageze imbere ya Dawidi aravuga ngo intumbi yimbwa. Keni imagine, aravuga ngo intumbi yimbwa yahamagawe n'umwami, kandi umwami ntasangira n'intumbi, ntabwo asangira n'imbwa. Ariko yafashe amateka ye aramusenya, amwereka ko ntacyo ari cyo. Aravuga ngo ngewe ndi intumbi yimbwa. Kandi Dawidi ari mu kumurebera mu bigwi byiza bya Yonatani. Birabimana isi basenyesheje amateka. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo uri gutinya ejo hazaza nta biriyo. Isi yafashe ibyo wanyuzemo, ifata ibyuzi byarangiye, ibishyira imbere yawe hazaza. Niyo mpamvu usenga uvuga ngo ndapfuye, usenga utaka, usenga uvuga ngo baranyishe ko batarakwica. Wakoze iki ngo ntupfe? Ni igiki wakoze ngo ubu ukiriho kandi uhora usenga uvuga ngo urupfu? Warebye mu bigaragara by'isi, ntiwamenya imbaraga z'Imana zikorera mu bitaboneka byayo. Hamwe nguha amateka,
Imana ishimwe. Iyo Imana igiye kubika ibisubizo by'umunyamasezerano irabifata ikabibika mu gihe uri kujyamo. Ntabwo ibibika aho tuva hari habi, ibibika aho tujya. Niyo mpamvu abatureba none ntabwo bazi urinde, ntibazi uzabande. Imana ishimwe. Dawidi wo mu ishyamba ntibaramumenya, Dawidi ucurangira intama inanga ntibamuzi, Dawidi uri kuzunguza umuhumetso atari Goliyati ntaramenyekana. Ariko mu bitaboneka by'Imana ni intwari y'Uwiteka. Imana ishimwe. Mu bitaboneka by'Imana we are more than, turabatsinzi, turabantu badasanzwe. Imana ishimwe. Hari izindi mbaraga zikurwanirira utaramenya zibitse mu gihe cyawe n'Imana. Wireba igihe cyawe n'isi cyarangiye, Imana irakwegereye. Imana igutumyeho ijambo ryayo uyu mwanya. Urarwaye n'ibyo indwara uri kuyibona, muganga yarayibonye. Urarwaye n'ibyo uragaragaza ibimenyetso by'uburwayi n'ubwo indwara itaraboneka. Ariko mu bitaboneka by'Imana hari aho Imana yakuye igufwa rizima yagushyizemo, hari aho yakuye umwuka waje uhumeka, hari aho yari yakuye uwo mubiri. Mu izina ryake mu bitaboneka by'Imana habamo ingingo zisimbura izindi. Pawulo abivuze nk'uwirata, abivuze nk'ibigwi byiza, aravuga ngo nicyo gituma natwe bavandi ntimureba ANICET niyo mugabo. Imana imbabariye kwivugaho simbikunda, ariko mureke mbabwire ndi munini mu bwami bwa Kristo. Ndiho none n'ejo muri Kristo Yesu turiho. Nubwo nava kuri kamera nonaha mukajya kwishingura, nubwo nava nona mukumva inkuru yo kubika ANICET simpfuye, ndiho muri Kristo Yesu. Mu bitaboneka turiho, tuzimana ingoma na Kristo, tuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Wireba ko ubuzima burangiriye hano, turiho. Wireba umurozi utuye hepfo yawe, turiho. Uwaroroshye umurozi na shebuja Satani tumubanyeho, ngo barakuziritse, ngo umwenda w'imbere batwaye akoroshye, kenda k'imbere ako gatoya ntikanareshya n'ipantaro ntikareshya ni ako karoroshye, ngo batwaye ifoto. Ntabwo ari uko twebwe tuzasa, dufite ubundi bwiza. Yohana yarabivuze aravuga ngo bakundwa twebwe ntabwo turahishurwa, ariko icyo tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzahindurwa, twarangiza tugasa nawe. Imana ishimwe. Ngo batwaye amafoto tuzasa na Kristo. Ishusho yacu si iyo bajyanye, si iyo. Wireba mu bigaragara, reba mu bitaboneka urundi muntu. ngo bafashe izina ibyahishuwe 2:17 unesha nzamuha kurya kuri Imana yahishwe muye nibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Witwa gutyo kuko uri mu isi, witwa gutyo kuko ukorera inaha, witwa gutyo kuko uvuka kwa runaka bakwise iryo zina, ariko kuko twabyawe n'Imana dufite irindi zina rishya. Reba mu ruhande rw'ibitaboneka by'Imana. Hari umukobwa wasenze isengesho ndamukunda. Yagiye gusenga abahanuzi barenga 4 baramuhanurira baramuga ngo nta mugabo uzabona, ntabwo uzigera ushaka umugabo, baramuga ngo niko Imana ivuze. Umukobwa arangije aragenda agera igihe kimwe aravuga ngo ndajya gusenga njyenyine. Abahanuzi 1 2 3 4 bashobora kuba bataravangiye bavuga ukuri kandi koko ndakuze. Umukobwa arangije aragenda afata umufuka sake agafuka arawufata arundamwe ibyondo abikubita ku rutugu. Mu bitaboneka by'Imana nshuti y'umusaraba, akubita umufuka ku rutugu arazamuka, ageze ku musozi akubita umufuka hasi, abwira Imana ngo ndakwizera uri inyembaraga. Ariko nshuti y'umusaraba, wamfashije kwizera tukabohora ubuzima bwawe bwabohewe mu bifatika, tukabuha amakuru y'ibitagaragara by'Uwiteka. Akubita umufuka hasi abwira Imana ngo ndakuza ushobora byose. Bavandi mureke mbabwire, ibyo utarabona ntibisobanuye ko Imana yananiwe gukora. Kuba urwaye ntibivuze ngo Imana yananiwe gukiza. Kuba abantu barapfuye ntibisobanuye ngo Imana ntishoboye kuzura. Imana ishobora byose, mu byo ishoboye no kukureka birimo.
mu byo ushoboye no kugukiza birimo. Yabwiye Hana ngo ninjye ushyira ikuzimu ngakurayo, ninjye wica nkabeshaho. Imana ishobora byose. Kuba utunze byinshi ntibisobanuye ngo warakiranutse. Ntabwo gutunga byinshi ari ikimenyetso cyo gukiranuka. No kuba ntabyo utunze ntibisobanuye ngo ni ikimenyetso cyo gukiranirwa. Mu bitaboneka by'Imana wayi ari wowe ubayeho gutyo. Kubera icyo ari wowe ufite, kubera icyo ari wowe udafite. Menya kimwe mu migambi y'Imana, mu bitagaragara by'Imana. Umukobwa abwira Imana ngo nzi ko ushobora byose. Arayibwira ngo nibutse ubuhanga bwawe ujya kure Madamu wamukuye mu mukungugu wo hasi, none nje wampaye amakuru ko nta mugabo wandemeye kandi ndamushaka ndamukeneye. Umukobwa asuka ibitaka abwira Imana ngo Uwiteka we, ibi bitaka nabyo nibyo waremye, ibi bitaka wabyongera wabigabanya ukandemera umugabo kuko njewe ndamukeneye. Arayibwira ngo ureme umugabo. Adamu umurema Eva ntiyarahari. Aravuga ngo sinzi icyo wakoresheje, ntabwo niba ari amazi uyivomere warayihaye. Ariko Mana, nshuti z'umusaraba, mu bitaboneka by'Imana tuhafite ubutware, tuhafite ubushobozi. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo twizeye amagambo meza. Umukobwa arakotsora abwira Imana ngo Uwiteka we, ndagiye undemera umugabo tuzahure. Imana ireba umukobwa wakoze mu bitaboneka by'Imana. Umugabo ntiyarahari, mwisi bigaragara ntiyarahari, ariko mu bitaboneka by'Imana yarahari. Mureke mbabwire, twigeze twagira iteraniro rimwe ndaryibutse, reka mpavuge nta kibazo. Muri itorero rimwe ryobowe n'umugabo witwa Tunambe ku Mana Daniel, Imana imuha umugisha. Ayoboye itorero ya Rutarama hano bita muri Pentecost Church of Holy Spirit. No mugabo w'umunyamwuka, Imana imuha umugisha. Reka mbahe ku rwenya. Twarasenze, umugabo yari yahukanye ariko n'igisebo kwa Cinara Yesu. Yagiye ajya gucyura maraya. Umugore aza mu iteraniro, nari nayoboye iteraniro. Arapfuka mararira. Imana inyereka ari kurizwa n'umugabo wagiye. Ndamwari mama, ufite kwizera duhamagara uriya mugabo. Umugore arambwira ngo mfite kwizera nicyo cyanzanye. Mu bitaboneka by'Imana habamwe imbaraga zituma turambura ikiganza tugafata ibiri kure yahuri tukabikwegereza ukabigeramo. Mu bitaboneka by'Imana, Imana ifite uburyo iguterura ikakwicaza mu kazi kawe, ifite uburyo yimura bintonganya Imana ikaguha kwima ingoma. Mu bitaboneka by'Imana hari imwibi by'Imana yagusezeranyije. Inshuti z'umusaraba bera b'Imana, wicogora ngo isi guha amakuru yahashize nurangiza ngo yemerere. Paulo yavuze ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Ntabwo ari nk'iz'abantu. Ntabwo ari ngombwa ngo wakuvuze ujye kumuvuga ngo ine imbere y'Uwiteka dupfukame dusenge. Mu bitagaragara by'Imana ngo uhesheje ubutware bwo kwakira ibyo wari warabuze, ibyo wari warazinutswe, ibyo utatekerezaga, ibyo utigeze usaba. Mu bitaboneka by'Imana birimo nkuremeye umugabo shingirwa, baho byara wubaka posa nimoya pokore sa inimonda mu izina rya Kristo. Mu bitaboneka by'Imana tekana, gira imbaraga nawe z'umutima wakirihumure ryawe. Mana ishimwe. Umugore arangiye ngo ndizeye umugabo arasa. Ngira umugisha. Umugore yari yasanye identite y'umugabo, yari yasanye irangamuntu ye. Ndamwana umugabo yitwa nde? Arambwira ngo dore amazina ye. Dufata irangamuntu tuyishyira hasi, dufata umurishyo w'ingoma hari kuwa gatandatu. Dukubita irangamuntu turango ati wa mugabo we turaguhanye, tuguciye ku ngeso yo guca inyuma umugore, tuguciye ku ngeso. Ndamwana ndagukubita ngucyura mu rugo. Turamukubita umugabo, turamukubita. Abantu bumva ari ubupfu. Mwibuke strategy Abisiraheli bazengurutse Yeriko. Kuzenguruka ntibiri. Imana hari imbaraga zari ziri gusenya Yeriko. Murumva ari ubupfu. Nibyo mu bigaragara imbaraga zikora ibitaboneka zituruka mu busa. Paulo yaravuze ngo idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Namwe nimurebe gutunga icumu kuri bagafata umurwa gusa kubera icyo kintu.
mu bitaboneka by'Imana kuzamura amaboko ya Mose harimo intsinzi mu bitaboneka ariko mwabaye mute mu maguru y'abatambyi gukandagira muri Yorodani amazi arahagarara mu bitaboneka inkoni ya Mose kwitunga hejuru y'uruzi inshuti z'umusaraba Imana yacu ntaho yagiye iracyahari kandi uko yakoraga kera n'uyu munsi niko Imana yacu igikora Imana ishimye Bibiliya iravuze ngo ibitaboneka byayo nibwo bubasha bw'Imana n'izo mbaraga z'ubushobozi bwayo iby'Imana yakinze yabikingiye iki yabihishe isi iyi Imana igufata ikakugira amasezerano none bakabona iby'Imana izagukorera ntibibike mu biboneka ntitwari kubabanaho yarabihishe guhisha iby'Imana izagukorera n'ukubika ubuzima bwawe wowe uzabibona kuko abisi barwanya ako kazi abisi bakurwanya uriho none urarwara umuntu yagusura akakuroga n'ubundi urwaye bera b'Imana iyiguhishura ikakwita izina ry'isezerano iyiguhishura ugasa n'ibyo izakora wajyaga kuba utakiriho ariko Imana yabibitse mu bitaboneka dukubita umugabo twakubise uyu mugabo tumuca ku ngeso ninjoro aryamye kwa maraya iramufatira munigira amubwira ngo wa mugabo wavuga ibitutsi ntatinyuka kuvuga ndi umukristo aravuga uti sinzongere kukubona none n'iteka ryose avayo cyo kora bamuranduye mwamenye abiri ariko arataha ageze mu rugo abwira umugore aho nguti kuva uyu munsi ngusabye imbabazi sinzongera mureke mbabwire ni umugabo umeze neza twamukubitishije imbaraga zo mu bitaboneka by'Imana dukubise iyo nshoreke iri kugusenyera urugo dukubise uyu mugabo wagiye mu burara dukubise uyu mugore wagiye mu burara aba bana turabagaruye mu izina rya Kristo Yesu mu bitaboneka by'Imana harimo imbaraga umukobwa yasutse umufuka imbere y'Imana abwira Imana ngo ndemera umugabo Imana imuha umugabo ni umukobwa wubatse hano yagiye imbere y'Imana ishiro ageze yabwira Imana ngo nta muhanuzi ufite nanjye nta mwana mfite mu mwana mubyare nimara kubona umwana uzamwuzuza umwuka wera agukorere nyir'ubugumba nawe ubone umuhanuzi kuko bene Eli bacumuye Imana ibonye ibyo igiye gukorera hana birimo inyungu yayo ibwira hana ngo genda mu bitaboneka by'Imana harimo ibisubizo by'abera umutungo w'isi ntufatika mutagira ngo umutungo w'isi ni amafaranga umutungo w'isi ni igihe kirazenguruka forume y'igihe ni umuzenguruko murabizi ko ari nako isi igenda irazenguruka nyir'urugo ashobora kujya imbere abakozi mu kampani ye bakamujya inyuma umuzamu agakurikira umukozi wo mu rugo akajya bakubaka zero iyo bari kuzenguruka mu ruziga ntawe uyobora indi muri ino si utazibwira ngo uyoboye abandi buri muntu ni umuyobozi w'igihe cye arazenguruka nta muntu uri imbere y'undi mu isi ntawe uhari ibyo mwita ngo mwagiye imbere kubera ubutunzi ndabarahiye abahanga mu mibare ugeze mu gasongero ka piramide hejuru iriya baravuga ngo ubutagifite aho ufatura hano kukagwa hasi na ejo bundi nababwiye tujya gushingura umudogiteri umwe umusazi yageze kuri serikeye akuramo ingofero aravuga ngo iyo bigeze hano twese tuba tureshya mureke mbabwire mu isi gituringaniza tukaresha narabibabwiye inshuti z'umusaraba uvuka baterura ugasaza baterura uvuka nta menyo ugasaza yashizemo uvuka umugongo udafata ugasaza ukurya inshuti z'umusaraba uvuka bera b'Imana uvuka utazi irasa n'irirenga ugasaza ari uko bimeze mu isi nuko bigenda tugukomera amashyi rubanda niko bameze ejo bakaguhindura bavandimwe inshuti z'umusaraba mu bitaboneka by'Imana harimo intebe y'ubwami niko abwiye abakorosayi ngo byose Imana yabiremeye muri Kristo ngo ari ubwami n'intebe z'ubwami byose Imana yabiremeye muri Kristo namwe nimutekereze kuba turi ibisonga mu bwami bw'Imana data wa twese isi yakureba ikaguhinyura yakureba ntimenye ibyo ari byo wavuga ubutumwa bwiza hari igihe njya ndeba ibintu ngaseka cyane twavuze ijambo ry'Imana twitanze ngo tubwirize ijambo ry'Imana nta zindi nyungu murabizi ko kubabwiriza hari izindi nyungu bavandi uretse ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko ugasanga umuntu yacuritseho igitoki hano ndabireba ngaseka nkabo tuyunguyu nawe azaza reka mabwire nanjye nararwanyaga bizera nanjye narwanyaga bera ariko niyo nawe babarwanya ntiwageza ha Paulo ariko twebwe ubu turi ibisonga mu rugo rwera rw'Imana
turabatware turabatambye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mubiboneka hari ishusho utari ufite. Ndasoje. Mubiboneka hari ishusho utari ufite. Wakoze ikosa kwizera ibigaragara. Mu Kinyarwanda bavuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Hari umukobwa bigeze baduha story y'umukobwa warebye uko yasaga, arebye ahavuka, aravuga ngo ngukonsa naho mvuka ntabwo nabura umugabo. Abivuga imbere y'abanyamasengesho ari guhinyura iyerekwa. Baramubwira ngo uretse no kubona uwo muzabana ntuzabona nuko ugirira ari ngo gukoresha ibyaha. Aramubura nawe aramubura, aragenda yikuba imbere y'Uwiteka. Mubiboneka hari igihe wizera uburanga koko nibyo bukarangaza batekereza nk'uko utekereza. Uburanga bwakwinjiza mu rugo ariko ingeso ikarugusohoramo. Mubiboneka ufite ibintu wakishingikiriza, ufite diplome urayifite pe. Mubiboneka ufite byinshi, uvuka kwa runaka ntacyo utakoze. Mubiboneka ufite imodokari. Nigeze naba ndahantu nyoboye amateraniro, umumama aza kundeba asanga ku rusengero, arangije aza kundeba nari nyoboye amateraniro, atuma umudiyakoni arambwira ngo genda ubwira ANICET aze mubwire. Ndaza nari narawe nigishije kuri radio, afata nimero zanjye arampamagara, mwandikira message ndamwira ndi mu materaniro ku rusengero aha naha, nisoza ndaza kukuvugisha. Yagiserera imodoka araza, ageze mu materaniro ntiyinjira, atuma umudiyakoni arambwira. Ndangije mbona sindi busohoke nyoboye amateraniro, mbo korari irimo iraririmba, ndasohoka ndamwira ni mwakihangana ko nyoboye amateraniro. Arambwira ngo nibyo ndagushaka umwanya munini reka ngutegereze. Yari afite imodokari nziza, yari afite V8 nziza rwose imeze neza. Nkunda imodokari ndazikunda, ariko V8 yari imeze neza. Numugore ucuruza, ntabwo mvuga ubu izina rye, acuruza mu isoko riri mu mujyi wa Kigali bita Chic. Arakora mu by'ukuri, yari afite n'urugo rwiza, ataha mu nzu igeretse. Juste hari ibimenyetso mu bigaragara ubona umuntu afite ubuzima. Mu bigaragara hari igihe ureba umuntu ukabona afite ubuzima, ukabona abayeho, ariko mu bitaboneka ari gupfa. Aho niho shaka kuremera ubuzima sasa, aho abantu batareba, aho ufite umubabara abantu batamenya, shaka kugira ngo bariho tubwira ngo nihabeho. Zoni Maria so etray, aho niho shaka kugira ngo nihabeho. Abo bantu bitiranyije, wowe ufite ubuhamya bw'icitwa umunezero. Urabizi ko imodoka atari wo munezero, urabizi ko etaje atari wo munezero. None aho wowe uriye kandi abisi bazi ngo niho uboneka. Shaka kubabwira ngo mu bitaboneka by'Imana niho hari imbaraga z'ubushobozi bw'Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umudamu aranegereza nsoje iteraniro, soje ndagenda ndamureba, nsanga yasinziriye mu modokari, yasinziriye. Ndakomanga arakanguka. Amaze gukanguka arambwira ngo sorry, ngo nibwo nari mfatishije ibitotsi. Arambwira ngo mu minsi 9 ishize nibwo nari mfatishije ibitotsi. Nambwira ibyagenze gute. Ambwira uburyo umugabo yateye muri umuna w'inda, ambwira uburyo yateye umukozi inda bose batwite. Muri umuna we yari afite inda y'amezi 4, umukozi afite inda y'amezi 7. Kandi noneho ikintu gitangaje, umugabo yari afite n'undi mugore yacyuye, yajyaga agenda akamubwira ko yagiye safari, akajya mu ruhengeri, akajya ku wundi mugore. Arambwira ngo sengera wese ubugingo bwanjye ndagiye. Ndamwari mama, nta bugingo Imana ijya yereza kwirimbura. Ndamwari bwa mbere, umugabo si inkingi y'umugore mu buzima bw'ubugingo. Ubugingo ntabwo ari association, ntabwo ari ivangamutungo, ntabwo ubugingo ari ivangamutungo.
rikadasi muhahano sirisesuye si rusange sivanga mutungo by the way ubugingo ni wowe ubwawe urikirizwa your person wowe personnel ugomba gukizwa wowe ubwawe ubugingo sivanga mutungo ndamwa ntibwerezwa kwirimbura. Umugore arambwira ngo dukora iki? Ndamubaza nti ufite imbaraga zo kubabarira abana ko barashutswe? Arambwira ngo abana narabababariye. Ndamwira nizo mbaraga zikuri mone narabababariye. Ufite bijime zite mu gihe wakomeza kubaho kuri aba bana bazavuka? Arambwira ngo nabarera nta kibazo, dufite ibiryo twasangira nabo niyo yagira abagore batanu, ariko sinshaka ko umugabo yongera kuraruka gutya kunsuzuguza abakozi. Nibyo harimo agasuzuguro, ariko abakozi sibo bagusuzuguye. Naramwene mama, ntabwo umukozi yagusuzuguye, wireba agasuzuguro ngo ukarebere ku mukozi wasuzuguye na satani n'imyuka mibi kurwanya. Ntabwo ari abakozi. Ndamwane hari ibindi bitaboneka, wowe uri kureba umukozi ukamwishyiramo, siwe nawe baramurogoye ko yajaje gukora, ntabwo yajaje kubyarana n'umugabo utazamutunga. Umukozi nawe yahatereye agaciro ke. Umugore arambwira ngo abana nabarera, umukozi naramubabariye, namwubakira inzu akagenda, umugabo yamutwara. Murumuna wanjye nabuze ukundi, mama sinabimubwira, bazamfata nk'ikivume. Umugabo yangisha umuryango, umugore araturika ararira, ndamureka ararira, nararira, ndamwiyegamiza ararira. Asoje kurira numva ijwi ry'Uwiteka rimbwiye ngo mubwire ngo humura. Imana ni igitangaza. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo mubwire ngo humura. Ndabwira ngo mama, Imana irambwiye ngo humura. Dore igitangaza rero, ijwi riturutse ku Mana iravuze ngo humura, uhita wakira ihumure. Ndabwira ngo humura, yumva araruhutse mu mutima, arambwira ngo yego. Mbona arabyakiriye, mbona yakiriye ihumure ry'Imana. Ndangeje ndamubwira ngo ushaka ko umugabo tumugira gute? Ndamwanire mu mugabo wawe, fata ishusho y'uyireme, ufata umutima w'ureme. Yari umudamu mwiza, Imana imuha umugisha, wari uzi imbaraga z'Imana. Afata agapapuro yari yanditseho ibyifuzo, agenda agahina avuga ngo nzinze ingeso ndazizinze, nzinze ingeso z'umugabo ndazizinze, kandi ukundimo ndavuga hari undi nawe wamfasha tukazizinga. Aravuga ngo nzinze izi ingeso, nzinze iyi karande, nzinze uyu muvumo, nzinze ubusambanyi. Arabizinga arangije arambwira ngo umukozi w'Imana bifata ujye kubitaho ubishaka, aho ushaka. Ku rusengero tugira igikoni bajya bateka bakakira abakozi b'Imana. Ndanyaruka ntira y'ikibiriti, nabwo ni mu ntize ku kibiriti, ndagafata ndagatwika. Ikintu gihiye kiba kivuye mu isi y'ibiriho, ndagatwika n'ivu ndarihuha. Ndavuga ntuzagwe inyuma ya runo rugo, ntuzasubire mwa runo rugo. Umugabo ho yarari mu iduka, uko tumuzinga kumva kumbuye umugore we, uko tumuzinga kigaya, uko tumuzinga kumva igisebo kwa sebukwe, uko tumuzinga kumva urubwara rwambaye, uko tumuzinga. Umugabo ngo aragenda agira isoni. Yaduhaye ubuhamya, nge n'umugore we yaduhaye ubuhamya, aratubwira ngo yatangiye kureba umuntu wese mu maso, ngo akamubona, ngo yamureba akibona hejuru, ngo ari kumubona ari gusambanira inyuma y'isoko, ngo abantu bose bari kumureba, ngo yumva afite isoni nyinshi. Dusoje mbwira umugore ngo taha, nugera mu mwanya umugabo aryamamo uhapfukame, nurangiza uvuge ngo mpaye karibu umugabo mushya mwa runo rugo. Umugabo mushya umwe naremye mushyashya, muhaye karibu. Simvuga umushya usimbura wari uhari, umwe naremye mushyashya, muhaye karibu. Mumenye ko Dawidi yimenyeho ingeso atarashoboye gutsinda, abwira Imana ngo ndemwe mu ndi mutima mushya. Natwe ntitureba kubiboneka, soze mu biboneka turi abantu batuye mu isi, ariko mu bitagaragara by'Imana twicaye iburyo bw'Imana mu gihugu cy'abizera. Soze impamvu ukwiye kugira amahoro nuko Yesu ariho yatsinze byose. Impamvu ukwiye kumenya imbaraga za Kristo nuko uwo twizera ari we waduhamagaye. Yesu twizera ni umwami ushobora byose. Nshuti y'umusaraba, ufite icyifuzo, mu bitaboneka by'Imana harimo ibisubizo byawe. Mu bitaboneka by'Imana, Imana iracyakomeje gukora imirimo. Aravuze ngo mu icyubahisho Uwiteka nuko akinga ibintu.
mu biboneka umuriro wikwaka muri Babuloni bategetse ko bakuba inshuro 7 abize shimwe murabizi petroli yo muri ibi bihugu Babuloni yubatse mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Iraq Baghdad iri mu majyaruguru ya Baghdad murabizi petroli zo muri Baghdad muza ama essence yaho petroli abize shimwe muzi ko twebwe icyo twita petroli mu Rwanda siyo petroli bitaravamwe ya magaze taravamo za benzine mazutu gazol ibi byose biba bitaravamo ziba zigikomatanye bari bafite pompe buhira bagashira mu itanura dikaka kuri kushuro bashaka ko ryakaho arababwira ngo ni mukure ryake karindwi uko ryakaga mu bigaragara umuriro barawucanye mu bigaragara umupfumu arahari mu bigaragara umurozi arahari mu bigaragara yazinze urubyaro ariko mu bitaboneka by'Imana abari arasiya ni moria kotanore stakie drasi na mane Imana ishimwe mu bitaboneka by'Uwiteka harimo imbaraga zirema ubukonje mu muriro wo kwafara mu muriro wo kwa Nebukadineza Shatori binisa ini moria muitagaragara by'Imana yari ifite abasore bazahamya bageze mu muriro marayika yaramanutse Yesu Kristo arazabana nabo Nebukadineza nta kindi gihe yari bupfukamira abahungu nta kindi gihe yari bupfukame ariko ijambo ryaravuze ngo mavi yose azapfukamira Imana nta tanura rigira idirishya hejuru ryose ni munsi yarapfukamye arungurukamo natuye ibyari byishyize hejuru ku buzima bwawe guca bugufi kugira ngo bikurebe mu neza y'Imana yarapfukamye ararunguruka arebye aravuga ngo mbonyemo bane aravuga ngo nimusohoke bagabo bene data agira ngo nubakana arasohoka ndagira ngo nkubwire ko Yesu ntabwo ajya gusohoka mu kibazo hari abandi yari buzimiriza umuriro Yesu ntabwo yasohotse mu muriro n'itanura ry'umuriro yagumye mu hasohotsemo abasore batatu bari batawemo Yesu asigaramo niki cyatumye asigara kwari kugira ngo nuwo bagucanira nawe awuzimiriza imbere azareka inyuma bawucane imbere awuzimye Yesu akuzimiriza umuriro w'imbere mu rugo umuriro w'imbere mu buzima umuriro w'imbere mu maraso umuriro w'imbere mu mutima awuzimye yawusigayemo Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ndagira ngo tukuremere imirimo y'Imana mu bitaboneka by'Imana ntabwo iri jambo ndisoje nzarigarukaho mu bitaboneka by'Imana mu bitaboneka by'Imana mu bitaboneka by'Uwiteka amen reka dusenge Mana data twese uri mu ijuru ujya kurema isini yari ifite ishusho natuye imbaraga kuri uyu mwene data warebaga imbere akabura ishusho jambo ryawe rirambwira ngo isi yari irimo ubusabusa mu bitagaragara byawe wari ufite ibyo uzayiterekamo none ubu buzima burimo ubusabusa tubuteretsemo iby'Imana iremye bishya kandi byihumure mu izina rya Kristo Yesu ubwo waremye umuntu umukuye mu mukungugu umukondo gato cyane Adonai we uri Imana ikora ibyo ugomba gukora uri Jehova Tikeno uri Imana agakiza kacu uri Elohimu Imana umuremyi wa byose uyu mwanya turaremiye mu bigaragara hari ibyari bidukuye umutima ariko ejo hacu imbere hacu twahubakiraga ku mateka y'iriho none tugasenya ibyiringiro by'ibizaza ariko uyu mwanya mu bitaboneka byawe harimo imbaraga mu bitaboneka by'Imana harimo imbaraga zikiza mu bitaboneka by'Imana harimo amaso mashya ya Barutimayi mu bitaboneka by'Imana harimo ubuzima ku mwana wari ugiye gushyingurwa Nayini mu bitaboneka by'Imana harimo Lazaro uretse uwo bashyinguye mu bitaboneka by'Imana harimo imbaraga z'agakiza ndazatura kwa buno buzima ndazatura kuri uyu muryango ndazatura kuri uyu mugabane ndazatura muri iki gihugu ndazatura kuri uyu mwene data ndazatura kuri uyu mushiki wanjye mu izina rya Yesu Kristo turemye ihumure rishya turemye imbaraga nshya turemye imbaraga nshya turemye ubuzima bushya turemye ubuzima bushya
uyu mutwe ugera iherezo turanye ubuzima bushya, turanye ubuzima bushya kuva mu kirenge kugera mu gitwariro cy'umutwe, turanye ubuzima bushya, maraso mashya, ingingo nshya, misokoro mishya, imitsi mishya, umubiri mushya, mu izina rya Yesu Kristo twatuye kubaho. Turagushimiye ku bwawe Yesu, none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen.